Bakunzi ba Joe Satire TV turabasuje twizere ko mumeze neza cyane twizere ko umunsi wanyu ndetse n'igicamunsi kiri kugenda neza twizere ko wowe udukurikiye aho uri hagiye hatandukanye twizere ko umeze neza cyane turaje muri aya masaha kugira ngo tubagezeho update y'ibiri kuvugwa mukaba mugiye kuyigezwaho nanjye Mr Joe. Rero bimwe mu byo turi bukubwira nuko turakubwira ko ku isaha y'isa 48 M23 cyangwa se AFC M23 yari imaze kubohora cyangwa se gufata umupaka wa Kamanyora. FDLR yari harinze ndetse na Wazalendo bakaba bahise bakwiye imishwaro. Ubu tuvugana umujyi wa Kamanyora ukaba ufitwe n'ingabo za M23 turaza kubirambura. Hanyuma kandi turaza kuvuga ku itangazo leta y'u Rwanda yarayisohoye aho yahagaritse imikoranire mu bijyanye n'iterambere hamwe n'igihugu cy'Ububirigi. Ese ibi ngibi bivuze iki? Hanyuma turaza tugenda tubirambura. Tutangira rero ku nkuru yifatwa ry'umupaka wa Kamanyora aho mu mirwano ikomeye cyane M23 yari hanganyemo n'ingabo za Kongo, Uburundi ndetse na Wazalendo utibagiwe na FDLR mu masaha y'isa sita kuva mu masaha ya saa 4 saa 5 saa 6 harari imirwano ikomeye cyane makara gace, ariko ku isaha y'isa 6:48 M23 yari imaze gusesekara ku mupaka wa Kamanyora, ukaba yahasesekara ingabo nyinshi cyane ubona ko rwose batatse ku rwego rwo hejuru cyane kuko bahasesekara ubona ari ingabo nyinshi bari mu modoka, ubona n'abasirikare benshi cyane bari bazengurutse, ubona ko bari bahatangatanze ndetse bakaba bahabohoye mu buryo ubona ko buri strategique kuko bahageze ubona ko rwose bari babyiteguye cyane. Mbibutse ko M23 mbere yuko yataka hanira abanza ka mapinga ndetse kahoherezaho intelligence kugira ngo babanze bamenye ese abarwanyi bahagaze gute, bafite ibihe bikoresho, hanyuma yimaze kumenya amakuru yose ihita yataka, hanyuma ikakora ibitendo nkuko yagiye bikora mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma kandi urugendo rurakomeje kuko ubu ngubu bari kwerekeza Uvira ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bagenda bahabohora. Hanyuma rero reka tuvuge mu bikubiye mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yarayisohoye ku mugoroba w'ejo, aho yari itangazo rifite umutwe uvuga ko mu by'ukuri bahagaritse imikoranire cyangwa se n'igihugu cy'Ububirigi, aho itangazo rifite umutwe uvuga ngo Rwanda suspend development cooperation with Belgium. Bishatse kuvuga ko u Rwanda rwahagaritse cyangwa se rwahagaritse imikoranire y'iterambere cyangwa se igamije iterambere hamwe n'igihugu cy'Ububirigi. Hanyuma rero muri aya makuru ubundi wakibaza ngo ese ubundi iyi nkunga cyangwa se uburyo rundi amasezerano yarakubiyemo ibiki. Reka duse nkaho nguciramo muri makeya ku byagiye bivugwa n'abasesenguzi bagiye batandukanye, aho byaje bigaragara ko mu by'ukuri mu buryo butunguranye cyangwa se budasanzwe ku bihugu bikennye u Rwanda rumaze guhagarika cyangwa se rwahagaritse inkunga yari isigaye ku masezerano y'inkunga isanzwe ibihugu byombi bifitanye, yari kuzaba muri 2024 kugeza muri 2029. Ubundi iyi gahunda y'inkunga yari mu gaciro ka miliyoni zisaga 120 n'ibice bitandatu z'amayero. U Rwanda rukaba rwasabye Ububirigi guhamana cyangwa se kugumana ayo bwari busigaje kuruha mu bikubiye mu itangazo Minisiteri yasohoye. Mvuga muri izi miliyoni 120 z'amayero izari zisigaye gutangwa, u Rwanda rwasabye ko Ububirigi bugomba guhamana ayo mafaranga yabwo. Hanyuma mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasohoye ivuga ko itakwihanganira uburyo Ububirigi bwagiye ku ruhande rwa Kongo ku kibazo cya M23 ndetse ko ngo Ububirigi bukaba bwari bwaratangiye gutanga cyangwa se bwaratangiye gutangatanga u Rwanda mu yindi miryango nterankunga ngo barufungire amazi n'umuriro. Ngira ngo murabyibuka ko Kongo yagiye irega ibirego byinshi cyane u Rwanda ndetse ijya gusaba Ububirigi ko bugomba guhagarika imikoranire n'u Rwanda ndetse n'inkunga bihereza u Rwanda, ariko n'ubundi kubera ko hari ibyagiye bigaragara bigiye bitandukanye ko Ububirigi mu by'ukuri bwifatanije na Kongo, u Rwanda rukaba rwahise rufata icyemezo cyo guhagarika imikoranire n'igihugu cy'Ububirigi. Hanyuma rero hari aya masezerano y'inkunga u Rwanda rwahagaritse yarebaga iterambere n'imibereho myiza, harimo ibikorwa remezo, kuvugurura imijyi, ubuzima, ubuhinzi, ubworozi n'ibindi.
Hanyuma rero bikaba bigaragara ko Ububiligi ku mikoranire yabwo n'u Rwanda Ububiligi butagiye bwitwara neza, ari nayo mpamvu u Rwanda rwahise rufata icyemezo cyo guhagarika iyo mikoranire, kuko Ububiligi butagiye bwitwara neza mu kibazo cy'umutekano mukeya uri kubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Bikaba bigaragara ko Ububiligi butagiye bwitwara neza muri icyo kibazo, aho bwagiye bushaka kubugamira kuri Kongo kuruta kumva uko ikibazo giteye gihereye mu mizi. Hanyuma rero hari abantu benshi bagiye bavuga ibitandukanye ku bijyanye n'umuzi w'intambara zihora zigaruka mu karere. Abanditsi b'amateka yo mu karere bahuriza ku bibazo by'amoko bihari ubu byose bivuga ko bishingiye kuri iki gihugu cy'Ububiligi. Ubusanzwe cyangwa se ubundi ntabwo bimenyerewe ko igihugu gikennye aricyo gihagarika inkunga cyakiraga, ubundi mu busanzwe ntabwo bimenyerewe ko igihugu gikennye gishobora guhagarika inkunga cyahabwaga n'igihugu wenda kikirusha ubushobozi. Ariko ibi ngibi byigeze bibaho n'ubundi muri Afurika, aho igihugu gikennye cyigeze gifata umwanzuro wo guhagarika cyangwa se yo guhagarika kwakira inkunga gihabwa n'ikindi gihugu kirusha imbaraga, aho nko muri 1958 Ahmed Sékou Touré wari perezida wa Guinée yatunguye General de Gaulle warimo azenguruka ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba Ubufaransa bwakolonije, abushishikariza gutora yego mu itora rya kamarampaka ku mushinga w'itegeko nshinga wasabaga ko ibyo bihugu aho kwihutira ubwigenge byemera bikaba igisa nk'intara z'Ubufaransa, ubundi inkunga zigakomeza zikisuka. Abandi barabyemeye uretse uyu muperezida wa Guinea Ahmed Sékou Touré nibwo yarabyanze. Ni ukuvuga ngo harashize imyaka isaga 39 ibi bintu bibaye cyangwa se bibaye, aho mu baperezida wa Afurika wayoboraga Guinée witwa Ahmed Sékou Touré we yanze ko izo nkunga cyangwa se izo nkunga zatangwaga n'ibihugu bigiye bitandukanye zitakomeza kuza, kubera ko yabonaga hagiye harimo nawe agasuzuguro. Icyo gihe rero nabwo byaratunguranye ubwo uyu muperezida we yabyangaga, ariko abandi baperezida bo bari bagiye babyemera. Hanyuma kuri itariki 28 z'ukwezi kwa 9 mu 1958 muri stade y'icyo gihugu cya Guinea, perezida yabwiye General de Gaulle wari waje kubashishikariza gutora yego ko umuntu nta gaciro yaba afite mu gihe atigenga, ko bahitamo ubwigenge bukene kurusha kugira ubukire buri mu bucakara. Ayo ni amagambo atangajwe n'uyu perezida wa Guinea Ahmed Sékou Touré, wavuze ko icyo gihe ubwo bari gutora yego cyangwa se aho uyu General de Gaulle yashishikarizaga ibihugu gutora yego, uyu muperezida we yaravuze ati nta gaciro umuntu yaba afite mu gihe atigenga, ko igihugu cyatangaza ko igihugu cya Guinea cyahitamo ubwigenge mu bukene cyangwa se kugira ubwigenge ukennye kurusha kugira ubukire ucakajwe cyangwa se uri ku bucakara bw'undi muntu. Icyo gihe rero Guinea yahise ibona ubwigenge mbere y'abandi bari barakolonijwe n'Ubufaransa, kuko yabubonye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 1958. Rero abakoloni mbere yo kuba muri Guinea bishe amatungo yose bari boroye, batwitse imyaka yari mu bigega, batemye imyaka yose yari mu mirima, mu biro bashenye kandi batwika ibikoresho byose byari gufasha leta nshya yigenga. Ntibarekeye aho ngaho, na nyuma yaho batangiye kujya banazana amafaranga y'amakorano ngo bahungabanye ubukungu bw'iki gihugu. Abanyagineya rero barakomeje barahanyaza ariko bari mu bwigenge. Nyuma y'imyaka rero 69 nk'uko nari maze kubibwira, ibisa nk'ibyo ngibyo byongeye birabaye, aho bikozwe na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wahagaritse inkunga zose yahabwaga n'igihugu cy'Ububiligi. Iki gihugu mbibutse ko cyakolonije u Rwanda.